turakundana, urukundo rurakomera, nyuma y'igihe umutipe dutangira kujya turyamana, ewana turyamanye numva aranabizi, urabizi nyine bino byateye ntabwo ubu wapfa kubana n'umuntu mutaryamanye, mu by'ukuri turaryamana, turamenyana bihagije, turamenyerana, mu by'ukuri ibyo byose byabaga ntazi yuko uwo nguwo dukundana ari mubyara wanjye pe, ntazi yuko ari mubyara wanjye, kubera yuko njyewe imiryango yacu famiye nturukamo ni imiryango igiye itatanye cyane, bamwe ugasanga baba Zambia, abandi baba Canada, abandi baba inaha, kandi mu by'ukuri ntago bajya basurana. Rero njyewe famiye yanjye, umuntu wenyine nakuze nzi murumuna wa mama ndetse n'abana be. Murumuna wa mama niyo famiye nzi, nta bandi nzi, uretse kumva mama avuga uti mfite musaza wanjye wagiye muri Canada, mfite murumuna wanjye ubaha n'aha, ibintu nk'ibyo nyine uti, ndetse tujya tunavugana rimwe na rimwe ariko gakeya. Mu by'ukuri famiye yanjye ntabwo nigeze nyimenya yose, ni nabyo byamviriyemo ingaruka zo gukundana na mubyara wanjye ntabizi. Ukuntu rero byagenze kugira ngo mubyara wanjye dukundane, njyewe urumva narize, nakuze mbana na mama na papa, ndiga na barumuna banjye bariga nta kibazo, ubona ko turi umuryango ugerageza twifashije gakeya. Nuko ndangije segonderi nibwo papa yahisemo ko njya kwiga hanze muri Amerika, arambwira ati mwana wanjye, hariya hanze mfiteyo abavandimwe, mfiteyo famiye, ndagira ngo ujye kwiga hariya hanze muri Amerika kugira ngo uzagire n'amahirwe yo kubona akazi keza, kuko njye nize ubuganga. Papa arambwira ati hariya hanze ubuganga ni akazi gakomeye cyane kandi gahemba amafaranga menshi, ndagira ngo uzajye kwiga muri Amerika. Mu by'ukuri ntago byatinze, njye ndumvira cyane, ababyeyi banjye ni abantu numvira cyane, naravuze nti papa rero niba ari ko byifuza ko njya kwiga muri Amerika, nubwo ari ubuzima ntazi uko bumeze, ariko nta kibazo, pfa kuba mfite abo nsangayo najya kwiga. Mu by'ukuri ni uko nagiye kwiga muri Amerika. Urumva njyayo, ngezeyo ubuzima bubanza kunshanga kumwe ubutamenyereye ahantu, ariko natahaga ku mugabo nyine w'inshuti ya papa, nawe yari afite famiye aho hanze, niho natahaga, bamfata neza, bamfata nk'umwana wabo, cyane ko ari na famiye rwose yifashije cyane pe. Nuko ntangira kwiga kaminuza ariko ntaha muri iyo famiye. Nuko ndiga, ariko ubwo muri iryo shuri nigagamo niho nahuriye n'uwo mubyara wanjye, ariko sinabimenya yuko ari mubyara wanjye. Urumva muri classe nari ndimo harimo abazungu benshi cyane, nta birabura bari barimo, uretse umusore umwe, uwo musaza wanjye n'abandi bakobwa babiri, uwo mubyara wanjye n'abandi bakobwa babiri, nkaba wa gatatu. Mu by'ukuri ishuri nigagamo ryari ririmo abirabura bakeya cyane. Nuko urabizi iyo ugeze mu bihugu by'amahanga, abirabura nibo babanza kukwakira, bakaguha ikaze nyine nk'abirabura mukisungana. Noneho abo bakobwa bandi bo ntago bari abanyarwanda, ariko uwo muhungu we yari umunyarwanda. Uwo musore rero gusa ntiyarazi ikinyarwanda kuko urumva yavukiye hanze, ariko yari abizi yuko inkomoko ye ari inaha. Uwo musore byatumye tuba inshuti cyane, kumva yuko duturuka hamwe, ntangira kugenda mwigisha n'ururimi nyine gake gake, ikinyarwanda gike gike mwigisha uti kurya ni uko babivuga mu kinyarwanda, ni ukurya, koga ni ukoga, nyine ngenda mwigisha ikinyarwanda gake gake. Umusore tuba inshuti, ndetse biza kurangira tunicarana, nyine twicara ku ntebe zegeranye, kuko iryo shuri nyine buri wese aba afite intebe ye, ariko twari twegeranye pe, twaragiye turegerana. Umusore arambwira ati nta kibazo, niba ari bukigera inama mu mahanga, nzagenda nkumenyereza karitsiye, nzagenda ngutembereza ahantu hose, nta kibazo. Mu by'ukuri turetse ibyo kuba yari we musore w'umwirabura wari urimo, ndetse ari nawe uturuka iwacu, yari umusore mwiza pe, mwiza ku buryo abakobwa bo muri iryo shuri bose abenshi
baramukundaga byatari. Yari umutipe nyine mani w'ibogara ukuntu, ufite umusatsi w'irende, umusore mwiza cyane, ufite amaso meza y'umweru, ufite iminwa myiza, useka neza. Yari umutipe mwiza pe, handi uriya mutipe ukavuga uti ni mwiza. Tuba inshuti gutyo. Twagera mu gihe cya break akantembereza akambwira ati aha hakorerwa bino, aha hakorerwa bino. Mbese muri make nagiye nisanga kubera uwo musore. Twaragiye tuba inshuti cyane, ankundisha muri Amerika, ankundisha icyo kigo. Noneho kuko yakinaga muri volleyball yo ku ishuri, urumva ari n'umusitari cyane, abantu bose bari bamuzi. Byatumye rero abantu bose nta n'uwigeze anyuzura rwose. Inshuti ze, ikipe akinamo, abantu bose yagendaga babwira ati uyu ni mushiki wanjye, uyu ni mushiki wanjye, duturuka mu gihugu kimwe, uyu ni mushiki wanjye. Bigatuma rero inshuti ze n'abamukunda nanjye banyiyumvamo. Umusore nuko twabaye inshuti mbere yuko hazamo n'ibyo gukundana. Tuba inshuti pe, tuba inshuti rwose. Nuko rimwe na rimwe muri weekend, kuko nabaga ndi mu rugo ntaramenya agace uduce, nta nshuti nyinshi ndahagira. Rimwe na rimwe muri weekend akaza akandeba, yari afite akamodoka akansohokana, akantembereza. Nkubwira ngo uriya musore yaragiye atuma nkunda hariya nari ngiye kuba, kandi mu by'ukuri nta muntu nari nziyo. Ariko nageze aho ndisanga, mbona burya nta n'ibirenze iyo ufite y'umuntu muziranye cyangwa se ukagiraho inshuti, n'ibintu biba bisanzwe. Umusore ntibyatinze twatangiye kujya tunasohokana mu ma night club nyine, tugasohokana mu by'ukuri by'ubushuti bisanzwe, nta n'ikindi kintu kirimo mu kiki. Umusore turagenda tuba inshuti. Noneho nza kumubwira igihe nkorera isabukuru yanjye, nawe ambwira igihe akorera isabukuru. Kuri anniversaire yanjye umusore atangira kujya ampa impano, akambwira ati sindakubona wambaye imyenda ifite rino bara, ikigaragara iri bara urarikeneye. Nkabona nguriye nk'imyenda isa nk'icyatsi kuko nta yindi myenda y'icyatsi arambonamo. Ejo nkabona nguriye ibi n'ibi, ejo nkabona nanzaniye indabo. Umusore yarajya mbere inshuti nziza, birenga kuba inshuti nziza, njyewe ntangira kumwiyumvamo. Kuko urumva buriya umusore yaguhora hafi, ari uguha keya, ari ukubaza uti waraye ute, umeze ute, bwakeye gute, agatangira kugenda guha impano. Mu by'ukuri turi abantu amarangamutima atangira kuzamuka. Umusore natangiye kugenda mugirira santima ntazi nanjye aho zivuye, ntangira kugenda numva mufitiye urukundo ntazi ngo ruje rute. Umusore yamara iminsi ibiri atamvugishije nkumva ntago ibintu bimeze neza. Gusa icyo gihe nari maze kugira inshuti nyinshi, haba ku ishuri kuko uwo musore yari afite inshuti nyinshi. Nari maze kuhagira inshuti nyinshi z'abakobwa, iz'abahungu, iz'abazungu, iz'abirabura. Nari maze kuhagira inshuti nyinshi cyane, abashinwa, abantu bose babizi muri Amerika haba uruvange rw'abantu. Nuko maze kuryoherwa n'ubuzima, maze kwakira ubuzima, ntangira kwisanga mu rukundo. Mu by'ukuri nta n'umwaka ndamarayo. Umusore ntangira kumva mukunda nyine, biragenda birambangamira mu mutima, kuko buriya biba bigoye ko abakobwa twakiteretera. Biragenda binjya mu mutima, ndavuga nti se uyu musore kugira ngo tuzakundane birasaba iki? Kuko njye numvaga mukunda kandi nkabona ni mwiza. Nakoze iki? Buriya abakobwa biba bigoye ko wakerurira umusore ngo umubwire ko umukunda. Natangiye guhindura imyambarire, imyitwarire, kugira ngo ahubwo noneho njyewe mugushe mu rukundo, yisange yankunze. Kuko njyewe naramukundaga ariko mbona ntaho namuhera nubwo twari inshuti. Yari umusore ukundwa n'abakobwa benshi cyane ku ishuri, ababa miss niwe bakundaga. Nuko umusore twatangiye kujya dupanga guhura nko muri weekend, mu mwanya wo kwambara ya pantaro cyangwa bya bikoboyi nambaraga, ntangira kwambara udukanzu tunyegereye, tugaragaza imiterere, tugaragaza amaguru, tugaragaza mu ntege, kugira ngo ndebe yuko uwo musore yanyiyumvamo akazantereta. Mu by'ukuri tugakundana atari njye biturutseho, kuko numvaga nyine kwiteretera biteye isoni. Umusore natangiye kumwambarira, ndagenda ngura za makeup ntari nsanzwe mfite, ntangira kwita ku misatsi, ntangira kwitaho cyane pe. Handi nanjye twahuraga umusore yandeba akambwira ati wow urasa neza. Iyo yambwiraga ngo ndasa neza byaranshimishaga, kuko nabaga mvuga nti ntiwamenya ahari ejo yantereta. Umusore
Ibyo bintu n'ibyamaze n'ibyumweru 2 yarambwiye ngo ari kugenda anyiyumvamo, arambwira ati niba ari uko sinzi, ngasigaye abona narabaye mwiza cyane, ngasigaye abona nambara neza cyane ngo bikamukurura, ngo hari usigaye akunda uko nseka, nyine nari nsigaye niyitaho pe, ku buryo nta nubwo ari we waneretse gusa, icyo gihe natereswe n'abandi bantu benshi, ariko njyewe nashakaga yuko dukundana n'uwo nguwo. Uwo musore yitwa Caleb. Umusore mu by'ukuri yatangiye kunyiyumvamo, nanjye ndabibona. Hari uburyo umuntu akureba ukareba connection iri hagati y'uburyo mureba na buryo gusekera, natangiye kubibona. Nawe kandi yari yarabibonye, yari yarabibonye. Umunsi umwe rero twagiye mu kabari, ubwo twari dutashye antahanye angejeje iwacu turi hanze, nibwo yambwije ukuri. Arambwira ati wa mukobwa we, ese wanyemerera tugakundana? Nubwo mbona abasore benshi bo mu kigo bahehe basigaye birirwa bakuvuga, nta wundi basigaye bavuga, ariko wanyemerera ukampa amahirwe tugakundana? Ndumva nshaka gukundana n'umukobwa nkawe, duturuka hamwe, umukobwa mwiza. Mu by'ukuri ntiyarazi yuko arimo arorosora uwabyukaga. Naramubwiye nti Caleb, si ukukubeshya, nanjye ndagukunda. Umusore abanza no kubipinga, arambwira ati niba unkunda se kuki utabimbwiye? Ndamubwira nti byari bigoye kubikubwira, ariko niko kuri, nanjye ndagukunda. Icyo gihe twarasomanye, ariko abanyamerika babasekeje. Ibaze ko umutipe twasomanye agatangira kunyambura imyenda we, turi aho mu modoka, imbere yo mu rugo, hanze yo mu rugo, nyine twarasomanye. Urumva tumaze kubwirana ko dukundana, twese amarangamutima yazamutse, santima zabaye nyinshi, urukundo rwadusajije. Umusore twarasomanye, mu by'ukuri ndamusoma bimvuye ku mutima, ndavuga nti mbonye boyfriend nifuzaga. Umusore nawe aransoma, bidatinze yatangiye kunkoraho, atangira kunkuramo nyine, atangira kumanura gutya agasengeri n'isutiye byose abimanurana. Noneho ubwo nanjye kuko nari natwawe ndi mu rukundo, ndi kufiringa uburyo turi gusomana, sinamenye ibijya mbere ngo menye yuko umusore ari kunkuramo imyenda. Nyine narabyumvaga ariko ntago nabyitayeho. Umusore yanyambuye imyenda gutya, maze gukuramo isengeri, amabere yose ari hanze, nibwo nagaruye ubwenge. Nibuka yuko duhagaze imbere yo mu rugo, wibuka aho mba ndacumbikiye se kwa mama, navuga ntibaze mu rugo bambonye. Nahise mwiyaka ndamubwira nti hoya. Arambwira ute se twamaze kwemeranya ko dukundana? Ndamubwira none se kuba dukundana bivuze ko duhita turyamana? Arambwira ati okay, nta kibazo, mbabarire, na amarangamutima yaranzamukanye cyane, ariko si ngombwa nonaha, tuzaba tubikora ubyiteguye. Byaranantunguye byatara ukuntu umusore yarinze ankuramo imyenda, nanjye yari nabaye nk'injiji. Turabikansaringa, ndongera ndambara. Arambwira ati gusa bike mbonye ufite amabere meza. Ndamushimira, ndavuga nti nta kibazo urakoze. Nibwo namusezeye ndataha. Natashye mfite ibyishimo, ewana, kumwe ugenda wumva uri hayi, nagendaga mfite ibyishimo nsimbuka, nyine urumva nabohotse, mbwira uwo nkunda ko mukunda, nawe yambwiye ko nkunda. Urumva nari nishimye, twasomanye, nari nishimye cyane. Naratashye ku buryo umuntu wese wandebaga yambaza guti ko wishimye, byagenze bite? Nkavuga nti uyu munsi natsinze teste, cyangwa se nyine nkashaka ibyo mbabeshye. Ubwo natangiye kujya mu munyenga w'urukundo n'uwo musore, turakundana pe, turakundana. Urukundo ruragenda rurakomera, kuko urumva twabanje kuba inshuti na mbere yuko dukundana. Byari byiza cyane, twari tumaze kumenyana, tuziranye bihagije. Umusore ntibyatinze, twarakomeje turakundana, ikigo kiza kubimenya cyose, barabimenya, baradushyigikira, ndetse tunapanga yuko tuzarangiza kaminuza duhita tubana. Namaze se tuzahita tubana, njyewe ko nta ufite akazi ufite. Arambwira ati iwacu turabakire, iwacu nta kibazo gihari, mfite amazu yanjye nyanditseho nkodesha, mfite amaduka yanjye, nta kibazo. Arambwira ati tukimara kwiga ngomba kuzahita njya kugusaba iwanyu bakumpe, ubundi twikorera ubukwe. Umusore twaragiye turakundana, tumaranye umwaka n'igice nibwo twaryamanye. Ubwo uko twaryamanye rero icyo gihe, urumva nari nsigaye njya kumusura iwabo, ariko iwabo uburyo nyine babagaho bari bafite inzu nini,
y'iwabo, ikagira akandi kazu gato ku ruhande ke nyine nk'umusore n'akandi nyine abana bari bagiye barabubakira uduto ku ruhande bashaka kwibana bashaka kwigenga. Nuko umusore nkajya njya kumusura iwabo, nkajya muri ako ka geto ke, ndetse atangira no kumperezanta iwabo. Mama we aramenya, anababwira yuko nkomoka inaha, bituma iwabo banyishimira cyane, batangira kumbaza uti za Nyabugogo ziracyabaho, haracyitwa gutya hariya, nukumva ko bahazi. Urumva iwabo deja bamaze kumenya, ariko ubwo ntibigeze bambaza utese nyoko yitwa nde cyangwa iso yitwa nde, ngo byibuze tumenye kare yuko uwo papa w'uwo muhungu ari musaza wa mama. Nuko urukundo ruba urukundo, mana we ntangira kubwira mama ko nsigaye mfite umukunzi, mbwira mama yuko nzarangiza kaminuza duhita dukora ubukwe. Nuko mama ati nta kibazo mwana wanjye, niba waramenyereye ubuzima ubona bumeze neza nta kibazo. Umusore rimwe rero nagiye kumusura nimugoroba, nibwo twaryamanye. Mu by'ukuri twararyamanye, umusore andongora ijoro ryose, ntago narayeyo gusa natashye bwije. Ewana arandongora ndaryoherwa, naravuze nti wa musore we, mana kugukunda biraryoshye pe. Urumva afata umusore mwiza gutyo, w'umwana mwiza, umusore uzi man uri romantique, wongera noneho umusore uzi kurongora. Yarandongoye, urumva nari maze igihe kinini cyane kuva nava iwacu, nabwo navuye iwacu nabwo nari maze igihe kuko nta mukunzi nari mfite. Urumva rero icyo gihe abinkorera nahisemo nk'umusazi. Noneho yababa we numva bikora neza, ndavuga nti se kuki Imana yambaye umusore mwiza nk'uyu, Imana yambaye umusore mwiza nk'uyu nayishimira gute? Urumva narishimye cyane, ndanyurwa. Nuko umusore dutangira kujya turyamana, noneho tubikoze noneho we urumva twahuye ntabiheruka, urumva byari amateka. Noneho nawe yahise aba nk'umusazi, arambwira ati abakobwa binaha baba basambana cyane, iyo muhuye ubona nta gishya, ariko wowe uratandukanye cyane, ikigaragara uri umwana witonda, ntanakugize umugore, sinzi undi nagira umugore. Twarakundanye, imyaka iragenda irihirika. Noneho gake gake niko nagendaga nkora na stage ahantu, ngenda nshakisha akazi k'ubuganga. Twagiye kurangiza graduation njyewe mfite akazi k'ubuganga. Umusore we nubwo yabyigaga ntago ari ibyo yateganyaga gukora, kuko yari afite izindi business akora ziwabo. Mu by'ukuri twakoze graduation, ababyeyi banjye bari baje. Urumva ababyeyi banjye bari baje icyo gihe, ariko haje papa gusa. Icyo gihe haje papa gusa. Noneho kwa sheri wanjye nyine, kuri boyfriend wanjye we hari haje mama we gusa. Urumva papa wanjye deja ntagazi umugore wa musaza wa mama. Urumva nyine urumva ntago bari baziranye. Naragiye mfata sheri wanjye mu presenta papa wanjye, ndamubwira nti papa uyu ni boyfriend wanjye, turi gupanga kubana. Ndetse n'ababyeyi be nyine, mama we amenyana na papa wanjye, baramenyana, baravuga ati nta kibazo, reka dushyigikire abana bacu, nta kibazo tuzagenda tumenyana birushijeho. Ntago baganiriye byinshi. Urumva papa yagombaga kwihuta, ntago yigeze amenya yuko rero dufite icyo dupfana n'abo ngabo. Nyuma nibwo twatangiye gutegura uko twahuza imiryango ikamenyana. Icyo twakoze ni iki: twategeye iwacu, mama wanjye na papa wanjye aba ari bo baza muri Amerika kugira ngo bamenyane na famiye ya sheri wanjye, uko twari twapanze ko tugiye guhita tubana. Urumva ngiye gusubira iwacu byari bigoye, kandi namaze kubona akazi k'ubuganga. Ntibyatinze, twagiye dutegura ahantu sare, ano masare aberamo inama, tuyategura neza. Mama wanjye na papa wanjye bari baje, nuko mama w'umusore na papa w'umusore nibwo nabo baje. Ariko ubwo hagati aho hari ikintu ntababwiye. Hagati aho nari narasamye, ariko narabigize ibanga. Naranze kubibwira papa wanjye ubwo yazaga ku ishuri muri graduation, mbigira ibanga. Ndetse nyine nta muntu umwe wari ubizi uretse boyfriend wanjye wenyine. Niyo mpamvu twese tuvuga uti kadukora ubukwe vuba vuba twibanire, umwana wacu azavuke turi kumwe.
mbona uko ababyeyi barahaza ariko ubwo mama akajya ambwira ati se mwana wanjye nibwo ukirangiza kwiga, nibwo ukibona akazi, ugiye guhita ukora ubukwe, wakitonze byibuze. Ndamubwira nti hoya mama wanjye ndashaka gukora ubukwe, ariko mama we ntiyari azi ngo impamvu iri kunyihutisha cyane ni iyihe, ni uko nari ntwite. Ababyeyi banjye baraje rero bafata ahantu icyumba, urumva ni njye wagiye kubitaho mbafatira icyumba ahantu, nuko ntibyatinze umunsi twagombaga guhura warageze, dutanga za komande z'ibyo turarya n'ibiki byose, nuko famiye ya sheri wanjye barazanye bose uko ari batatu, baza badusanga aho ngaho turi kuganira, ariko ibintu byabaye nagashya. Bakinjira muri sare, mama yahagurutse yirukanka cyane agenda ajya guhobera nde mama. Urumva we ntiyamenye yuko abo binjiye ari bo baje kutureba. Mama yahagurutse agenda yirukanka agiye guhobera musaza we. Urumva ubwo musaza we ninde? Ni papa ubyara sheri wanjye Caleb, ni papa wa Caleb. Mama agiye yirukanka nawe ahita aza yirukanka bahita bahoberana. Ibintu biraducanga, ibintu biraducanga. Nahise mbwira mama nti ma, ushatse kuvuga ko ari musaza we wambwiraga? Uti yego mwana wanjye. Ndamubwira nti none se mama, iyi kari famiye ya sheri wanjye nari ngiye kugupresenta, bose baguye mu kantu, tuba twicaye aho ku meza. Mama ndamubwira nti ma, umusore dukundana n'uyu yitwa Caleb, ni umwana wa musaza wawe. Mama ati mwana wanjye mwakundanye urudashoboka, gusa muhuje imiryango yari yaraburanye, uyu ni musaza wanjye, ni musaza wanjye mukuru. Ewe mana, turatungurwa byaraturenze. Ubwo boyfriend wanjye yahise anasohoka aragenda yicara hanze ararira kuko yari azi ikibazo gihari. Nanjye ibintu byarandenze, birandenga pe. Gusa ababyeyi bo ntibamenye ngo ni ibiki, bo baraduhumurije baratubwira ati bana bacu mutubabarire kuba famiye zarakuriye kure cyane, niyo mpamvu tutigeze tumenyana, ariko ntago mwabana, uyu ni mubyara wawe n'umwana wa musaza wanjye, muramenye ntago mwabana, nimwihangane, uzabona undi ugukunda nawe uzabona undi ugukunda rwose. N'ababyeyi be barabishyigikira ati ntago mwabana. Ntibyatinze imiryango yacu yaje gusubira iwacu, barampumuriza barambwira ati mwana wanjye humura uzabona undi. Nibaza umusore tumaranye imyaka ingahe. Noneho mu by'ukuri Caleb uwo mu boyfriend wanjye arimo arambwira ati nyuma yo kumenya yuko uri mubyara wanjye rero ibintu biragoye, ariko njyewe ntago mbyitayeho. Nagiye mbona abantu b'abakuzine hano bakabana rwose, uti ugasanga abantu nyine bababyara barabana nk'umugore n'umugabo cyangwa bagakundana. Uti rero ntabwo ngiye nakureka ngo kuko uri mubyara wanjye, nakuze ntakuzi, sinkuzi, ntacyo dupfana, reka twibanire, nimba batabishaka twibanire mu buryo bwacu, mu ibanga ryacu. Bazagera aho babyakire. Nk'abantu mwe nkumva ngize ubwoba, nkavuga nti se nanone nasuzugura ababyeyi nkabana nawe? Yego nanjye ndamukunda ndetse ndumva nakibanira nawe, n'ubundi twarabyamanye twarabyaranye, nta nyine yanteye inda nubwo tutarabyara, ariko nta gisigaye tutakoze. None ndi kwibaza iyi nda nyikuremo, kuko nyine inaha muri Amerika ibe byoroshye kugenda ukavuga uti ngiye gukuramo inda, nahitewe nakuze wanjye ntabizi, biba byoroshye guhita bayikuramo. Ndagira ngo mungire inama, koko iyi nda nyikuremo ntibyemewe? Ubundi ko numva bavuga ngo ababyara barabyarana, ubundi ho tubanye amahano yaba hari ni ayahe? Ndagira ngo mungire inama pe. Ubundi koko dufite icyo dupfana kandi ba papa bacu batavukana? Njye ndumva ntamureka nawe nuko, ariko turajya basi mutugire inama namwe uko mubyumva, twumve ibindi bitekerezo biturutse hanze bitari mu muryango yacu, twumve icyo abantu babivugaho, kandi muramudufashije.